igitoki ntiwakira utabaje ugitema nkuko ntiwayirya ntajya ibikamunda ibiri kibikamunda ubwo urya urupfu rero nawe ni kuzarangira uko kubona inkoko imera n'ihene nawe ni kuzamera ngo ageze mu ijuru ngo muri inzu idakubuye barangira ngo uriya idakubuye ngo ajya kurepetanga agasiba kabiri ngo muri inzu irimo ivumbi arabeshya ntabwo amazu yo mu ijuru abamo imbaraga asa n'amavumbi ntabwo ryaba ari ijuru cyaba ari ikindi kintu kandi hagiye y'ibiryo tuya turya hajyayo nawe se si byo se ubu batetse nawe se zajyayo hajyaho n'ibishimbo hajyaho n'isazi mwibaze hajyaho n'imyotsi no koza amasahani mwibaze uyu muntu dufite tuwujyaniye muri ibyo yaravuze ngo mu ijuru sinzabona ukundi iyi miruho nzashira umuruho nzahibaza Imana ndashaka ko birakabura kuri mufite amahirwe ko muzi ko nyuma y'ubuzima hari ubundi niyo mukwiye gukizwa mu bitekerezo gukizwa he mu bitekerezo ijambo ryo gusenga kugira gute gusenga mu zindi ndimi tandukanye n'ikinyarwanda iyo uvuze gusenga aba ari ukugumiriza hanyuma ukavuga ukabwira Imana ariko mu zindi ndimi gusenga ni uruhurirane rwose n'ibintu byose umuntu akora ahesha Imana icyubahiro niyo mpamvu rero twebwe tubifata gutyo uko ugiye gusenga noneho kumva ukaba ugiye gusenga icyumweru indi minsi ukumva utasenze ugasenga ari uko uvuze ushobora gusenga atasohoye ijambo ari gutekereza mu bitekerezo umuntu ashobora gucumura mu bitekerezo atigeze avuga n'ijambo na rimwe akaba ari umunyabyaha kandi atajya avuga uzi ko abantu batavuga bajya bagira ibyaha byo mu mutima ushobora kuba utajya ubona utagira amaso y'umubiri ari ukaba ucumura nabonye muri Bibiliya mu bice bine muri Bibiliya mu bice bine muri Mariko mu bice bibiri nabonye umuntu bajyanye ku rusengero ngo Yesu amukize ubwo yarabanaga n'ubumuga ariko Yesu amurebye asanga agira n'ibyaha kwibaza yakoze ibyaha atajya ku isoko atajya asohoka yabikoze ryari yakoze ibihe umuntu rero n'ubwo yabyaho mu bitekerezo urashobora gukemuka mu bitekerezo niyo mpamvu mu ijuru tuzasangayo abantu Imana izahana ibahaniye imigambi mibi bafite mu mutima batasohoye ushobora kugira imigambi mibi mu mutima wawe nta n'undi uyizi wajya mu ijuru ugasanga bayikwanditseho kabazo tubayinyeretse gute ko nigeze ngira uwo bibwira Imana ikamubwira ngo mu mutima nabonye birimo uzindera ko umuntu mubi mu mutima biravuga muri Zaburi y'ijana na cumi na gatanu ngo ntuzatura ku musozi w'Uwiteka ntuzabahera he ni ikibazo babaza gusa bakavuga ngo umuntu udafite iki yenda mu bitunganye akagikora iki hanyuma bikagenda bite umuntu ashobora gucumura mu mutima ushobora no gukora ibyiza mu mutima utabisohoye hanyuma ugafata bishyize utabikoze ukumva uragambiriye gufasha umuntu utarabisohora ugapfa uzi ko bazaguhembera ko wamufashije kandi ntacyo wamuhaye uzi impamvu warabigambiriye ubura uburyo ubwo nagira ngo mwumve icyo bita gusenga ugomba nuko mu bitekerezo byawe ugomba kuba umuntu muzima ufite mu Imana mu bitekerezo umuntu rero ntabwo asa nk'uko mubona inyuma asa nk'uko atekereza umuntu asa n'ibitekerezo bye none Imana yabwiye Samweli yaramubwiye ngo yari yamubwiye ngo ajye kwa Isaya ashake y'umwami agezeyo arareba nk'umuntu w'umuhanuzi aravuga ati ko bikose niba Imana ishaka umwami kwa Isaya bahamagara abahungu bose Imana imuhisha ubishaka hanyuma arebesheje amaso aravuga ati umuntu w'umwami wahagarika imbere y'abantu n'uyu aravuga ati sinongera no kuyibaza agiye kumusekaho amavuta Imana amubwira ngo namugaye tekereza nawe
kandi iramubwira ngo nturebe igihagararo n'indeshyo namugaye. Iramubwira ngo abantu bareba inyuma, Imana ikareba imbere. Urumva ya Mana dukorera, iyi Mana dukorera nuko iteye, ntizigera inahinduka ntizigera inahinduka. Hari umuntu ugiye gutanga ituro mu rusengero muri Bibiliya w'umukecuru, mwumvise ko yatanze amaturo angahe? Isenga sinzi ko ringana, sinzi ko rivunja, ariko ni ifaranga rigayitse ryanyuma. Igiceri hagiye tugira igiceri cy'icumi turakigira n'icyatanu. Yatuye ifaranga ryanyuma rito kuruta. Yesu arangije afata ijambo aravuga ngo ngiye kubabwira twiyemeje. Azana umukecuru, baravuze batereka reka ayatuye yakuye kwande, bari baza abandi bakire bicara. Yesu arangije aravuga ngo mwebwe mwatuye ibyo musaguye, ariko yatuye icyari kimutunze. Murumva iyo Mana? Niyo mpamvu iyo dufasha abantu tukabarutisha abandi turebeye ku byo tubona, Imana irabiduhanira. Hagira n'umuntu urebye gusa ukwasi kumva uramwanzi, uba ko Imana imufata nko kumufasha, ariko ntabwo Imana ireba nk'uko abantu bareba. Amen. Amen. Niba mushaka ko abanyamasengesho meza, muzabanze ube umukristo wo mu bitekerezo. Ujye wihana ibyaha byo mu bitekerezo, wihana ubugome bwo mu bitekerezo, uzaba uri umunyamasengesho. Nuvuga ijambo Imana izakumva, kandi ntuziyoberanye, ntuzishushanye. Ibintu idini ridusaba kuzuza ngo tube ibintu idini ridusaba kuzuza ngo tube abanyetorero biroroshye cyane. Kuba umwadeperi biroroshye, iyo deperi isaba abantu ngo w'abadeperi biroroshye. Ku badamu murabizi, sibyo? Kudasiga iminwa, kudadefiriza, kudasiga inzara, kwambara imyenda miremire, si ikintu usaba. Ukareka itabi, ukareka inzoga, ubundi ukambara iniforume uko mwambaye. Biramutse rero ari ibingibi byatumye Yesu apfa, Yesu akaba arapfuye ngo mwambare uko mwambaye, bikaba ntabigarukira, yaba yarazize ubusa. Yaba yarazize iki? Ubusa. Zankoni yakubiswe, yazikubiswe kugira gusa ngo bigarukire kuri uru rwego. Ukaba uri umushizi w'isoni, ukaba uri umwangani, ukaba uri umunyamoko, ukaba uri umugome, hanyuma ukambara uko wambaye, hanyuma Yesu akaba yaragupfiriye ari ibyo kubera iniforume gusa. Yaba arakubwiye Yesu yararenganye. Niyo mpamvu rero umuntu ageza mu bitekerezo, umuntu aba umugome mu bitekerezo, umuntu ashobora kwica mu bitekerezo. Hari abicanyi mwamenye na leta irabakatira n'igihano baragikora banakemura. Hari n'abandi bicanyi batazwi, bazwi n'Imana y'ibintu. Hari abasambanyi mwamenye baranabahagarika mu rusengero. Hari n'abandi bafite amarari nabo banditswe mu mubare w'abasambanyi. Imana idufashe gukizwa mu bitekerezo. Amen. Amen. Reka tuganire ku ijambo ryo gusenga. Nituganira gusenga, kandi umushyitsi rero ukaba uri umugisha. Ariko kera bari babizi, bari bazi icyo umushyitsi icyo ari cyo. Bibiliya ivuga ngo nujya mu nzu z'abanyamahoro bakabaha amazi yo kunywa akonje mu gacuma, ntimuzahamukire muri urwo rwego rwa Sabiki umugisha. Bivuze ko umushyitsi aba afite ubutumwa bwawe. Umushyitsi afite ubutumwa bwawe, kandi umushyitsi si ngombwa ko aba umwadeperi, ni umuntu wese wijiyeho ukamwakira. Kuko mu ijuru muzasanga umugabo witwa Yesu yambaye ubwiza bwe, abamarika bamushagaye, abakiriho n'abaserafi. Narangiza abantu bashyira mu bice bibiri, bamwe babwira ati murage ibumoso, abandi babwira ngo murage iburyo. Narangiza abwira ab'ibumoso ngo mwumve imbere impamvu z'ibirimo, bamubaze icyo bazize, ababwire ngo nari umushyitsi ntimwabikaza, narifunze ntimwaza kundeba ngo musure, nari ndwaye ntimwandeba, namwe gusa ntimwanyumvika. Bamubwire ngo ni ryari twakubona wambaye gusa, ni ryari wabaye umushyitsi wacu, ni ryari wari ufunze, ni ryari wari urwaye. Ababwire ngo ubwo mutabikoreye mwene data woroheje kurusha abandi, nanjye ntabyo mwanguriye.
amen. Hanyuma muzashaka kujya gukorera Imana mukumva ko Imana muzayisanga mu ijuru mukayikorera. Abo Imana hari abantu yazanye hafi yacu bagowe kugira ngo tubakorereho umugisha. Nubona umuntu ufite ikintu ushaka uzumve ko Imana mugukiza imbere ukakibona kugira ngo umufashe mu ni wo Yesu. Ubwo utabikoreye mwene data woroheje hanyuma yande yabandi. Ubuzi impamvu bazanye uwo woroheje. Bazanye ukomeye aragoye kumufasha. Nuko mutazi gutwerera umukire kundi bivuga. Ninde gutwerera umuntu w'umukire birakuva. Nta mafaranga wamuhanga avuge ngo wamutwerereye kandi nta kurutagize. Wavuze kumugaburira arahagera ngo ntangwa fanta kandi ayo wayikuye kure ukoze ibirometero ngo ntayimwe. Hari igihe uzana koka ari ibonetse muri karitsiye n'akayanga wamwifiriti uribadi mukuri ntajya n'amavuta ariko umukene ibintu byose arabirya byose arabirya. Aba yarapfuye nta kintu abasigaje amazose. Abo bantu bameze gutyo nibo ba Yesu. Abo bantu batavangura. Uramubaza uti wambere inkweto zinga nimero kangahe? Ati yose irambuye. Nta n'ibita mujyamo. Ntabwo bamupima byose bimujyamo. Abo nibo ba Yesu. Abo bantu bameze batyo rero barabara aho duca aho tunyura baba hari. Amen. Yani magambo umuntu uruta abahari. Twese ko muri hano ufite umuntu muruta. Umuntu murutare umuntu urutare uramushinzwe. Hari umuntu uruta kandi kugira ngo bimege no gukora bya jambo Yesu yavuze ngo barindigisha yose Imana yakugabiye. Uyibare ugiye kubara umuntu bw'Imana uri uhitubona hari abantu uruta. Iyo ubonye hari abantu uruta rero umenye ko uruta hari icyo babakorera. Kandi icyo bakorera ubugishoboye. Imana nikwereka umuntu ntabwo ufite ikibazo imukorekeye kumuvuga bikubwiye ngo icyo umarije. Amen. Ntukere ko ndi umushyitsi. Sibyo? Kandi ufite itegeko rindengera. Itegeko rigira gute? Rindengera. Kuko intumwa ntari kwitwa. Umugore murawuzi. Ubu ngubu mufashe nabi. Ntabwo kubera yo umushyitsi mu gifaransa baravuga ngo uri mandate uba watumwe mbamagareye Kristo. Niba utabyemera genda bizi ko byanditse bita umurongo muri bibiri nyemerera kubivuga gutyo. Ngaho muzajya bose bakabakira bazabakire mu izina ryanjye. Ni kuvuga ngo ibintu mukorera umushyitsi muba mubikoreye Yesu. Yesu rero ntimuzamubone aje n'ahangaha mu muhe ka cyane. Ntimuzamubone agenda kuri moto ariko muzabona abantu basanzwe ariko bahagaze mu kintu cya Yesu. Bazaze we mu rugo bazakomanga bazarwara bazafungwa muzagende bakorera umugisha. Amen. Umushyitsi rero umushyitsi asabwa ko umwakira unezerewe ukamwikaza hanyuma nawe akagusengera. Urumva ko abari kuri mu mwenda agiye atagusabira umugisha abakwambuye. Nawe utamwakiriye umuhemukiye ubugize nabi. Niyo mpamvu Yesu yashatse ikintu cyoroshye. Bibiliya ni ikiyemereye abashyitsi n'amazi. Ntabwo ibyo birimo muzasoma. Niba baha agacuma k'amazi akonje sinayo mu gacupa. Ayo mu gacupa arahenda nayo mu gacuma. Ko yo mu gacuma bivuze gusa n'utuzi wavomye kudushyira ngo wakonje. Nta natetse. Igiraga byoroshye. Noneho ubone ko uzakorera umugisha muri so gusura. Amen. Ubu rero nk'umushyitsi wasuye numva nabasengera kubera rya tegeko ribesha gusenga. Ako namwe mukama amazi akonje yo mu gacuma kandi mwayabura. Nabanje rero guca hariya kuri ofisi ku biro baratwakira. Niyo mpamvu twatinze. Urumva ari amazi nayanguye kasi naguye amazi mu gacuma nangu yashyushye muri televiziyo. Urumva rero ngomba gusingiza ijoro remereye kubera ko niba nanebereho mu gacuma bakambashyushye yo muri televiziyo ubu birimo mbese namwe muri abantu bakuru. Urumva ndakwiye gusenga cyane. Yo unyweye kiriya cyayi ukarya mugati ntago ari uwanjye wanawuriye Yesu. Kuko nge banamuririye n'uvanga ibyo bamugeneye nabiriye. Ko ngewe singiye babihaye wantu kandi nanjye maze kubirya ntanga raporo.
buryo ngiye gusenga mvuga nti umunyu ni wo isukari imeze neza noneho mbese nkurikije ukuntu banyakiye bampera umugisha. Amen. Ujye mwakira abashyitsi neza bagubwe neza kandi batanga raporo ku Mana mbese bisobanutse. Niyo mpamvu ushaka kuza kubasengera murabinyemerera hanyuma nibasengera kubera ko mbyemereye n'itegeko ry'umwuka mwizere ko kibasabira mu gihabwa kandi murakibona kuko mwagikoreye. Utizegwe twakoze iki kwicara kuri rizuba none harimo n'ibitambaro no gushya nabuze uko ashimamo kumva hari gushya ndakashika bati ngikuremo mbe ngiye nihangane niba nabyo bigize safi party nabyo no kwakira abashyitsi. Amen. Yesu ashimwe. Bibiliya rero iravuga 11 muri Luka umurongo waho w'icyenda. Ubutumwa bwiza bwanditse umurongo w'icyenda. Sinsoma ibintu byinshi kubera ko barananiwe abapasiteri rero buriya yaba mutari mashyize hirihema. Reka babwize ukuri. Kubera ko irihema murishyize mushobora kuriteranira kuko ntacyo mwabaye. Ariko kubera izo mpara mufite wakura y'ibintu namwe izuba mukaryumva byatuma twese tuza gusangira umubabaro wo kuba kuzuba. Nyamara byo mvuze ukuri mwese mukareka tukicara kuzuba uko ryakugenze wavuga ati reka dutahe tumva n'ibiri nabi ariko ngo twicara hano tuzi kubaho. Ntabwo aba basaza bafite impano niba kubise bahita basinzira mureba uko mwabaye. Reka rero dusome 11:9 muri Luka. Hari ijambo muzi mwese, hari amagambo menshi muzi muri yo muzi no ririmo 11 muri Luka umurongo w'icyenda haravuga ngo nanjye ndababwira nti musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushaka abona, no komanga agira gute akingurirwa. 11 mbese ninde muri mwe ufite umwana yamusaba umutsima akamuha ibuye, cyangwa yamusaba ife akamuha inzoka, cyangwa yamusaba igi akamuha scorpion? None se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so mu ijuru tuzarushaho rwose guha umwuka wera abo mumusabye. Bene magambo ntago Imana izatuguranira. Icyo bishatse kuvuga niba umwana asaba umugati ntibamuhibuye, yasaba ifi ntibamuha inzoka, n'Imana icyo isabye izakiguha. Mu bintu bigoye rero no kumenya gusaba. Mu bituma umuntu adasubizwa mu masengesho, abahanga bavuga ko gituma umuntu adasubizwa, bavuga ibintu nka bindi. Bakavuga ko icyambere ari ibyaha, bakavuga ngo amasesho y'umunyabyaha ni ikizira ko kitera ibyaha. Icya kabiri bakavuga kutizera. Bibiliya iravuga ngo umuntu utizera ariko ari 16 ushaka kunezeza Imana. Ubu kutizera ntakubuza kwakira imigisha y'Imana. Icya gatatu bakavuga gusaba nabi. Gusaba nabi abibuka gusaba nabi wari kutihangana. Ino waba wanasabye utegereje ntihangane. Gusaba nabi ni ikirere. Icyo nicyo nshaka kuvuga. Nicyo nshaka kuvuga muri bituma umuntu adasubizwa harimo no gusaba nabi. Murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Musaba mute ngo niko Yakobo yavuze kutujyanisha irari ryacu. Hano haravuze ngo musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa. Reka mbabwire ikintu amaze kumenya. Yaragize umugisha wo kuvukira mu rugo rw'abantu bakijijwe. Data ni umupasiteri, ni umusaza ariko ariho afite imyaka 76. Umusaza arasubiza kuzo ariho. Ngize umugisha rero mvukira kwa pasiteri, hanyuma banyishije ijambo ry'Imana, nigishije ku cyumweru ndabatizwa. Iyo nzira yose nikoreramo ngize 18 nuzura umwuka wera. Imana umuhamagaro kuyikorera kugeza amagingo aya. Ariko icyo namaze kumenya, hari ibintu bimwe ababyeyi baguha, hari ibyo igihugu kiguha, hari ibyo Imana itanga. Ibyo nabimenye neza. Hari ibintu u Rwanda ruzabaha. Rwanda ni igihugu cyihuta, ni igihugu gifite iterambere rikataje, ryashyize umudamu imbere, abana bariga. Hari ibintu byinshi u Rwanda ruzabaha. Hari n'ibindi sizatanga, hari n'ibindi ababyeyi baguhaye, hari n'ibindi uzakoresha amaboko yawe ukabibona, hari n'ibindi uzabona wasenze.
wagize ute ukubara ngo ibyo ushoboye gukora uzagenda ubikora ariko ibindi bidashoboka hari ibyo uzasengera niyo mpamvu rero hari indwara bazakuvura zizasigara zivurwa n'Imana yonyine hari imiti bazakora mu nganda bavuga ati imiti iravura bakuvure nyuma yo kuzenguruka ibitaro byose bisabe kuzasenga no bamwe muri mwe murarwaye bamwe muri mwe murarwaye ushobora kuba ufite assurance de maladie ufite rama ufite ibiki aho ugasanga hari indwara naniranye mwene ibyo rero byanze biba bikeneye amasengero nabyumvise ibyabyeyi bataguha ibyo nyoko bataguha ibyo mama bataguha iby'isi itagira n'ibyo adeperi itagira hari igihe njyamo n'abantu birirwa bavuga ibintu adeperi itabahaye hasi adeperi n'igiki n'umuntu adeperi site adeperi mama yibona mu nzira igenda mwabona adeperi kuva mwabaho umugabo ati ngiye yiciye ngiye adeperi uretse kubona amazu yayo yonyine adeperi ni igiki adeperi ninde iyo bivuga ngo adeperi akwambaye adeperi ninde adeperi ni igiki ninde ibakwande ikorera he ni adeperi ninde ni umugore se ni umugabo ni umusore isite hari na adeperi tabu adeperi nka community adeperi nk'itorero ariko ibyo ngibyo abantu batanga Imana irabigira amen amen none se basi muri kwizera ngo tuze gusengera cya cyifuzo yego uri buke ko n'umushyitsi bashabyuka uzo ko ufite sekora imbenge kandi nanjye wije wanjye ukambira umushyitsi bavuga nti ndakugaburira ariko ubuke ko undi n'umwenda wo kusengera ntazagucike rero niyo mpamvu abarokore ba kera baranakwingingaga kugira ngo bagukorere nk'umugisha Aburahamu hari abantu bagize ko Aburahamu ntimubazi Aburahamu yakiriye abamarayika ariko abareba yabonaga basa n'abantu yabonye ntabwo bari guciwe batatu avuga ati nimuca ku rugo muze dusangire ngo barasangira aza kumenya ko ari abamarayika bamaze kurya barahagurutse baragenda nta kintu bavuze nta kintu bavuze barakivuze bababwiye umwaka utaha ngo muzamufite umwana havuze rero ngo musabe muzahabwa mukomange muzakingurirwa kubera ko munaniwe kandi izuba rimeze nabi ngiye kubabwira abantu batatu basabye Imana bahindurira amateka ndabwira aho byanditse kugira ngo ndatinda byazuba rimeze nabi abaza gusoma muranabizi nusoma mu gitabo cya mbere cy'ingoma ibice 4 umurongo wa 10 urasanga witwa Yabesi iyo nguru mese n'umuyizi iby'amaso atigeze iby'amako atigeze ibyo umuntu atigeze atekereza iby'Imana yabikiye bande urumva harimo amateke ibihaza umutobe fanta ibyo wabonye ntibizaba biriyo uzi impamvu uyu mubiri ntabwo uzajya mu ijuru Imana azaduha umubiri mushya ubasha kumva ibyo by'Imana ivuga iduha amaso mashya imitekerereze mishya niyo mpamvu mu ijuru hari iby'Imana agenda abikora ntabwo biri n'ahangaha uturere Imana iyibaha twino muyabushimamo na kavansi murakumva yego yamashimwe yose mufite yose yandi yose mufite na ibombo yo kugati ino ziraba akantu kose ujye uvuga ko ufite Imana yaguhaye ibombo y'iki hagati kuko ibintu gubye hasigara gaki hagati iyo nzu yawe ibombo y'iki kuko izashira ni ivumbi wegeranyije umuntu irangi buriya amazu yose ni ivumbi ryegeranyije ririho amarangi uyu mubiri ni ifumbire uzarebe ahantu hapfuye umuntu bateye igitoki cyangwa iki ni ifumbire nuko irimo akuka ariko uyu muntu avuye mu mwuka si ukujya kujugunya se ahubwo umuntu aratabaza nawe muzi ko umuntu arya ibintu byapfuye gusa ibintu murya biba byarapfuye ifi irya yapfuye ese wa diferensi inakira urabanza ukayica ukarya inkoko yapfuye ukarya inka yapfuye ukarya avoka yapfuye nta na kimwe kizima ubwira kizima hanyuma rero mpamvu rero nawe nta gahunda nawe ni ugupfa nyine urya imipfu nawe ugomba gupfa kuko urya urupfu gusa igitoki ntiwakirya utabanje kugitema
nkuko ntwarirya ntagira ikamunda ibiri kibikamunda ubwo uryo urupfu rero nawe ni kuzarangira uko kubona inkoko imera n'ihene nawe ni kuzamera uyu mubiri rero turiye ni ifumbire uretse kirimo kuka iyo kavuyemo ni kujya kujugunya kandi ubora kimwe nuko n'ubundi nako kibera uko ari yavuka ikabora vuba niko nawe uko ibyo wariye byaboraga nawe niko wara wihuse amubiza mukirate rero tumusirate imere mufite twese ko turaha ni ifumbire kandi aha muri nisibe mwahahoze hari abandi babaga hano batakibaho gusibe bambiri mu bindi gihugu hari abandi babagaho mutakiza bamwe mwarabazi mwarakoranaga abandi baragiye nako tuzagenda mujye mwifuza rero kuzagenda kuko imari zafata imibiri yihindure n'imibiri yindi ndashaka kubabwira ikirere ibintu basaba inahangaha byinshi mujye mubisaba Imana mu mazina yabyo ko mu ijuru tukajya mubabarira Imana umana ngo reka mburari umujugu nzarya ungeze bikada ibyino nibiguhera intangaha tuzizira mwadubiza kuko nuvuga ngo inzari zakwica ngo umujurireyo kandi amateka azagerayo niba amateka bina nawe nuyasabe niyina mpamvu Yesu yavuze ngo duhe ibyo kurya byacu byari by'uyu munsi duhe manu yacu ya none by'uyu munsi ndabona ubuzima wemerewe haleluya amen gusaba iby'abandi bafite tuvuge mu ijuru zabiguherayo mu ijuru ntabwo bazajya kurushanwa oya ngo ngeze mu ijuru ngo mu nizungu idakubuye barangira ngo uriya idakubuye ngo ajya kurepetanga agasiba kabiri ngo mu nizungu irimo ivumbi barabeshya ntabwo amazu yo mu ijuru arimo imbaraga asa n'amavumbi ntabwo byaba ari ijuru byaba ari ikindi kintu kandi hagiye y'ibiryo tuyaturya hajyayo na busa si byose ubu batetse na busa zajyayo hajyaho n'ibishimbo hajyaho n'isazi nemwibaze hajyaho n'imyotsi no koza amasahani mwibaze uyu muntu dufite tuwujyanye muri ibyo yaravuze ngo mu ijuru sinzabona ukundi ibintu nzashira umuruhu nzahibaza Imana ndashaka kubwira ko kuri mufite amahirwe ko muzi ko nyuma y'ubuzima hari ubundi niyo mukwiye gukizwa mu bitekerezo gukizwa mu bitekerezo kaburu umuzirinde koreka ukijijwe mu bitekerezo gakijijwe mu bitekerezo no twita mu mutima muri byavuze ngo ngenda umukristo mu mutima umutima ntabwo yavugaga hano atera ndi umukristo mu bitekerezo ukaba uri umurokore uryamye uri umurokore ugenda ukaba uri umukirisitu uriho tukubona tutakubona uri muri dushe uryamye uri guteka uri mu by'abandi uri mu byawe mu mutima uri umurokore amen amen yavuze ngo ngenda umukristo uzahora ndiwe mu bintu bingahe byose hari igihe umuntu ari umukristo ntahora ari we ugasanga yari we afite ubuhamya bw'uko yari we yigeze aba we mu myaka ya kera nyuma akaza gupfa ariko yaravuze ngo ngenda umukristo nza hora ndiwe gusa se mu bintu bingahe byose kugeza ryari mwajye mubona umuntu w'umushumba agahita abumupagani mwajye bashumba bapaga ngende n'abagize ngende nigeze ntibaza uyu muntu yabaye iki ndibaza yigeze akizwa wenda nk'icyumweru kimwe ayuvuga kiza kamera ikizabatangaza njuru rero ntantebe za pasiteri zibaye yoze baza impamvu yakamumbye yicaye ku zuba kandi ari umupasiteri rambura ngwibera mikora none ibina korari dirije korari itirangu bitana abaririmbyi banje agiye mwazajya mwijuru mumenyereye rero abapasiteri ko bicara imbere kagenda mwijuru imbere kubaza ukwakira n'isakoshe kagenda gakera ukabona ntibakwakira ese bamenye ko ni pasiteri cyane abubizi naje ngeze hariya kukara sinari twaciye hanyuma mbona n'umudiyakoni mwarimu bazaniye nkwazi sakoshi ngo ni umuntu naniwe mbese ngo ubwowe waremerewe mbese ntagowe none se mu bibazo mfite koko isakoshi irimo Bibiliya gusa none urebe mfite imbaraga nyinshi nta ntu ndwaye baye bamutumye gaze kumva isakoshi yacyazwe iyo byimbegereje urwara ubworo bwacu neza ukarwara abashumba muri amihangana n'abara batwaje zimizi njyewe nishobora kungorera ku kintu urarwaza never ntaho mbabara ntaho ndwaye nta kintu nkaza hayi unambira ngo rwose murangorera umugisha akanyinginga bamwe bashaka korera umugisha ni uzaze abana bagiye kujya kwiga
bagiye gufungura ishuri nguhe babyeyi nka zingahe urwaze izo ndu ufitiye undihirire nk'abana batanu nzuhira abana batanu naho kumva sakoshi ngungura nguranyubashye kunyubaha ibiki ariko muzatwaza abapasiteri banyu uretse njye byumve neza mutajya baraje gusenya muzatwaze pimake n'abashumba muzabubashye ariko njye nta muzambura kuri buri sinshaka kuzagora ubwoba kurya mbere kwicara imbere abo tubana barabizi pimake arabizi ubundi ibiryo bihiye abayobozi nibo babanza baze pimake muzamubaza aho twebwe turi twavuga ati umuntu ushonje yegere isorori twe nta protokole dufite kuko nzi ko mu ijuru ntayibayo naje kumenya amakuru nkabona bibiliya nabyo ijambo rivuga ngo kuko twese dukwiriye kuzahagarara imbere y'iki uruhare ntabwo ari no kwicara ni uguhagarara namenye ko ntabwo kwicara kuko twese dukwiriye kuzahagarara imbere y'intebe y'iki niyo mpamvu ukuntu abantu baburana ngo tuba tumeze gutya twese ngo tumuruke ibyo twakoze tukiri muri ubuzima nta mpamvu rero yo kugenda nimenyereza ibintu kandi nzajya guhagarara imbere nkabona ibyo nakoze abaririmbyi n'umuziki mugira aho mwicara namwe mu ijoro mutegereza kumva ni uguhagarara twese ku murongo turindiye kuburana amen amen bibutse rero ko ndi umushyitsi bacyabwira ko ndi umushyitsi ubwo mbabwiye ko ndi umushyitsi mbabwira ko bari mu mwenda wo kubasengera hanyuma namwe mukizera ko umushyitsi wabasuye yatumwe na Yesu yaratumwe na Yesu ko ndamuhagarariye kandi abyemera niyo mushaka kubasengera kandi ni mu gusengera uhizeye ko sinjye ubikora ngenda abwira wa wundi wantumye muri raporo nziza ko unicaye ku zuba muhamaze umwanya none rero kubera ko mwakoze ibyo ugomba gukora nanjye mbere Yesu bose bagirire ko akundi bifuza yabese yarahindura ubuzima bwe bitewe no guse bibutse ko ari ibyo so zaguha na nyoko n'igihugu n'ibindi n'ubwenge n'amashuri no gukora hanyuma y'ibyo byose hari ibindi bizasigara byo gusengerwa byo tuza kubisengera rero yabese yahinduye ubuzima hari undi muntu wasenze simvuga sinza gusoma n'undi witwa Salomo igitabo cya mbere cy'ingoma 3:4 kugeza kwa 5 sinza kwasoma igitabo cya mbere cy'ingoma 3:4 kugeza kwa 5 Salomo muramuzi n'iki mumuziho se ninde Dawidi n'iki muzi kuri Salomo yasabye neza iki ubwenge sasabye n'ubwenge bwo mu mashuri yasabye kwiga kaminuza mwari muzi ko muri hari bamwe muri mwebwe hari abagiboze naniye kwera ku ubwenge bamubizi ugasanga nta kibazo afite arabuki kubana n'abandi byaramuraniye kwera ku buri ki ubwenge nta na hamwe agira abakwera ku buri ki ubwenge Salomo rero yagiye kuyobora igihugu akiyobora afite ibibazo bitanu Salomo yagiye kuyobora mutoya icyambere yari umwana yari iki ye kuyobora umwana nicyo bivuze natangiye kuyobora nanjye ndi mutoya cyakuru umaze gukora afite imyaka 50 maze kuba umusaza kora atangiye afite imyaka 25 none asengeye ku pastor ari umwana rero ari umusore biri gutorera abantu bazi ko umuntu muto nta experience afite nta kintu azi agiye kubitangira ntibakwemera ngiye ku nama ya mbere y'abakristo baranze bango barisohokeye rero ngenda mbira mushumba nti banze aranyimura ajyana ahandi hari kuri paruwasi kandi ariho nazanye ku mana songoye mu cyaro harabaye umuyende wabo nirwo nikorese bampagasa noneho rero bagiye ko nabona mbaye mu pastor ati umushaka batafite ikihe cyaha ati nagasuzumye umwana waje ejo ko aratangiye urusengero tuba hano none ngo niwaye pastor kandi nabyo nasabye ntabwo narwaniye nuko byagenze ndagenda rero njya kuyobora ahandi ngenda mbyiga ngeze igihe ndabimenyera hakuno baracyanyita umwana kandi shaje mfite imyaka 50 ugaba binyita ni bande nabanduta nabambajije nyamara nibwo ndi umwana ariko nifite abana
mfite abana umwana muto afite imyaka 15 umuto yamfite Salomo rero yari umwana kandi ari icyo ni cyambere icya kabiri yavugaga ise afite abagore benshi ise wa Salomo muramuzi ubwo rero kuba yari afite abagore benshi yari umwana w'ishyari ku buryo yose amaze gupfa n'abandi bagiye kwimika undi mwana baye bibiri cya gatatu ise yari umunyentambara iyo umuntu ari umunyentambara ntajya yubaka yasabye rero yuko satubaka igihugu sigara ari umusaka ntiyubatse kubera ko yahoraga mu nduru arwana na Sawuli arwana n'abana arwana n'abandi yarinze apfa adateje imbere igihugu cye icyanyuma rero yari afite abanzi benshi abanzi benshi icya gatanu cya Salomo yari afite ikibazo ni nyina muzi bitisha uko byagenze byose yaramaze kubitekereza aravuga ngo ibibazo byose mfite ni iki nasaba Imana aravuga ati ikintu cyanshoboza wampa ubwenge ubwo gatuma nyobora abantu banduta mu myaka abantu bakuze igihugu kimaze imyaka myinshi mfite data banze yasize ko abashimeyi mfite ishyari mfite iki nkeneye ubwenge akigira icyifuzo agumana ariko abona kiruta ibindi asanga Imana imuhaye ubwenge cyane gisubizo kibazo afite bamwe muri bo mukeneye ubwenge ukeneye iki ukeneye iki ubwenge hari abagabo bakeneye ubwenge bubaka ingo zabo hari abakobwa bakeneye ubwenge bamenye ko bazitwara mu babarambagiza hari abakozi Imana mukeneye ubwenge bimenye ko byifatamo ubwenge ni iki ni ukumenya ko witwara mu kibazo kumenya uko witwara mu kibazo uko ugisohokamo kandi ufite ikibazo abantu barakwitegereza ngo arebe uko uza kugisohokamo Salomo rero aragenda yiga gusenga ku kanunga gasumba kandi mbese uyabura kuri bazamuka kizamunwa agezeyo atamba ibitambo mu gihugu Imana iramwihorera aza kuryama arasinzira irangije iramusanga mu nzozi imusanga hehe kwita musanze atararyama ni mu nzozi mbese yari yaryamye iramukomangira ngo Salomo numvise gusenga kwawe ndeba ukuntu watanga ibitambo none gisenza mfite n'ibisubizo mfite ibisubizo ariko zifite ibibazo kandi uvuge mu by'ubwenge mfite ibisubizo ariko zifite ibibazo mfite ibyo gusubiza ariko ibyifuzo kankoresha iyo mvugo yavuze ngo iki yaravuze ngo muki ubwenge mbashe gukira abantu bawe imanza Imana ivuga ati ndumiwe ndatangaye usabye ubwenge n'amadeni ishobora gusigira usabye ubwenge n'abanzi ishobora size barimo Shimeyi usabye ubwenge aho gusaba ubutunzi n'icyubahiro yaramubwira ngo ayo magambo avuze ku mutima ngo nguhaye ibyo usabye n'ibyo utasabye tugiye gusenga uri gusaba iki ni iki hati ibindi wasaba ibibazo byose bikuri imbere imanza ugomba guca ingorane zose zo mu miryango kubana nyoko bukwe bana bana mu kazi bawe kandi naramuha urabigenza ute asabye ubwenge n'ubwira ngo nguhaye ibyo usabye n'ibyo ubwo ntiyasabye neza kavuga undi wasabye nabi senge undi we ni umuntu mubi yasabye nabi ni muri Mariko ibice 6:22 Mariko 6:22 n'undi muntu wasabye nabi ariko yabyinye neza nimbi mumbira umuntu wabyinye neza isari umwami yarangiza akavuga ati mukobwa mubyinye neza nsaba icyo ushaka giguhe muramuzi nitwanye kasubiremo ninde muzi muri Bibiliya umukobwa urufite se w'umwami akabyina neza sakishimba akamubwira ngo nsaba icyo ushaka giguhe ninde umukobwa wande wa Herodiya cyangwa ise yitwaga Herode urabona ibikuntu mubyina reba ukuntu mwicaye ndibaza ngo Imana batunguye aka kanya ngo ni musabe navuga iki kumenya gusaba nabyo ndeke ni gusaba n'iki umwana arabyinnye guko mwabyinnye aracuranze arabyinnye saravuga ati mwana wanyugoze ku mutima hari haje abandi ba president cyari giterane gikomeye kirimo abayobozi kirimo abami ntabwo ari ba president baratorwa bo bari abami biteka
mwumve ikintu yasabye oya hari ikindi yabanje gukora ese gisaba se oya yabanje gukora iki yagiye kubaza nde kuki yagiye kubaza nyina nuko mu mutwe we nta kintu yagiraga yaza kugenda kujya kubaza nyina yaza ko afite icyifuzo mbere ndetse kujya kubaza nyina yagwita ibwira papa wati papa nta kintu ariko mu mutwe yari empty yari zero yari vide uzirinde gukorera Imana gutya nta cyifuzo ugira cyakora ku mutima w'Imana nujya gukorera Imana ugiteganya ko yakutungura Imana yagutungura ati mwana wanjye korari murambyiniye murane ujya kubwira ikintu igasanga ugiye kubaza nyoko se wabyimye habyimye wowe ujya kubaza nyina iki umwana ati mama dusha ubwenge umuntu utaje kugira sakusha ubwenge ko wasenze ko bobwe utekane bobwe ko bobwe hani ko kuje nyina amugiriye nama nyina yari afite umuntu yanga yafungishije ko Yohana ko yari aramubwiye ngo umugabo ariho subi aravuga ati papa vuze ngo cyaravuze ngo mbese kandi se umva kantu kantangaje yaramukopeje kumukopeza abantu bo yamuriye urwara agatuma rero wabyinye neza ashaka kuguha ikintu gisobanutse ariko ati amahitamo niyo cyaba kimwe cya kabiri cy'iki ngo nta muri urwara ntuze ku kigo rero gusaba ati mbese niyo shaka ati wumva ni cya kabiri cy'igihugu ntiwisondeke tuze kwipfobya ukuntu barakora muri mwipfobya kandi Imana yejeje Imana ukagenda Imana ugasaba gusa kandi uzi kuri ya base uzi kuri gahinda isaramubwira ngo mwana wanjye ugira ubwenge ngiye kuguha ikintu ariko nawe urebe ikintu gifatika ikintu kigira gute gifatika uzi ikintu yagiye kandi ibyo ntabwiye nyine ubu ngo nabwiye nyine ati mama papa arambwiye uretse icyo ushaka cyose uri igihunga kimwe Yesu avuga ati papa nambwiye ariko ratanyibwirira mama tekereza nta soni urabaza nyoko usaguhaye icyago ry'igihugu nyoko arakuguha igihanga reba nawe rero hari igihanga hano n'igihugu kiri imbere yawe kandi ni ijambo avugiye kuri mikrofone kuri radiyo nta mahitamo yari agifite yo gusubira inyuma nuko we bategereje umukobwa icyazazanye abantu bose barategereje bati uyu mwana uvuye kaminuza uvuye kwiga Butare usobanutse avuye kwiga muri Yerika ni umwana mwiza ni intore ni misi bahagarara ati umukobwa rero uhagana imbere y'abategetsi perezida wa Amerika ari hano Ubufaransa ari hano Ubwongereza ari hano Afurika y'Epfo bwira abantu ikintu kiruta ibindi wabonye kizakugeza akamaro mbese nawe n'umuntu wagenye neza n'uvuye mu yitatu n'uvuye mu yindi kumuririmba ukorera Imana k'umuntu uri ku zuba yavuze ngo mu gihanga cyanjye ubwise yabaye nk'ugushiye iki ishyano Imana ikibabara yibona muza kuyisenga n'ibindi Imana igira muzi ko izuba ari ryayo iyi Imana izuba yaduhaye niyo yariremye itababajije muzi ko ukwezi ari ukwayo n'inyenyeri ari izayo amafi yo mu nyanja ari ayayo n'ubutaka ari ubwayo n'izahabu zo hari ari izayo ukajya imbere uje gusaba igihanga asaba igihanga kamaze ikibazo isabe bwisubira isabe bwisubira ngo yaravuze ati nabivugiye imbere y'abagabo nazaye nabi byaye ikibira cyonsa byaye nabi aramutswa nanjye harya barakizanye ibaze barakizanye kumwe kandi bagomba gushyikiriza umwami igishyikiriza umukobwa none barabyanditse hano reka dusengere urumva wasaba iki kino giterane kirimo wicayemo kuzuba wasaba iki niba rero wumvise kandi ukaba dushoje reka manza nsaba umuntu niba muzi kumva koko mbere ko kumva mubizi muzi kumva manza nsaba umuntu uri hano udakijijwe aze tumusengere ndebe ko hano
kumva mubizi. Nina mushaka tumusengera wakoze icyaha akaba yaraguye akaba nta muntu umuzi. Haguruka mu mwanya wawe. Ngiye gusaba umuntu ugutwumva uri mu kino giterane ushaka gukira. Niba wazanye amatwi kabuza ubwenge ngwino hano tugusengera. Niba koko niba ufite ubwenge. Niba ufite ubwenge tugusengera. Niba utameze nk'uwo mukobwa w'igihanga ntamuka tugusengera Imana. Waje mu giterane Imana ikuzanye igutereka hano ngwino. Yakwirambura ngwino bagwa kanyuze. Yagwa kayiruze kagarara hano. Niba koko Imana yaguhamagaye cyo giterane korari zikaza kubera wowe ngwino tugusengera Imana. Uko waje umeze sikutaha haguruka vuba mu mwanya wawe bagwa kayiruze. Umuntu ushaka ko tumusengera turasengera abantu babiri. Turasengera abantu batakijijwe batazi Yesu. Dusengera undi muntu waguye mu cyaha nuko nawe wamubonye. Niba uri umunyabwenge gwino. Kuko giterane cyo ntabwo kizongera kuba. Cyo ntabwo kizaba. Cyabaye none gusa. Igiterane wasanga cyabaye kubera wowe. Wasanga Imana isaba kukikuzanira igahitamo kugusanga aho uri. Niba gwa kanyuze tugusengera Imana. Kandi reka gutinda niba uri umunyabwenge koko. Niba koko ugira ubwenge ngwino. Niba ugira ubwenge vayo wa mu ntebe uzize hano tugusengera Imana. Kuko izi korari zaje hano bicaye kuzuba kubera wowe. Nkubwije ukuri ko umutima wawe uragucira urubanza nubwo wicaye ntutuje kandi nta wundi ni wowe. Ukibaza ngo ninde ni wowe. Hari undi se bari kuvuga uretse wowe. Ubwo uricara ugeze ryari. Ubwo bwihishe, ubwo urataha ujye mu rugo, ubwo uraza kusinzira, ubwo uraza kuryama, ubwo uritwa igiki. Ubwo uritwa nde urataha witwa iki. Ubusa waje kumara iki hano. Niba gwakayira koma ugenda gake. Koma ugenda nk'udashaka kandi uri guhunga. Iyo umuntu ahunga agenda yihuta. Ni munyaruke ndabona mugenda mukuruka nkaho mutazi gushaka. Oya koma ugenda gake koma no guhunga udashaka. Wagize vuba kari wowe Imana ikuvugana nawe. Yari yakunze ko wazi. Imana yabonye waje ibona ari byiza. Irangije iguha amahirwe iguha guhitamo. Hitamo rero ngwino wakira umugisha. Ngwino uhabwa ubwami, ngwino uhabwa umurage. Reka gutinda. Nabona mugenda nk'abatazi icyo mushaka, none mugenda mukuruka ni wowe. Gira vuba. Mana nyiringabo. Mana y'ubasha. Turagushimiye kuko ufite umugambi mwiza umwana w'umuntu. Haleluya. Jambo ryawe rivugiwe ahantu kuri uyu musozi. Kandi waravuze ngo umuntu uzaza ahuri aba baje rero bamusanga kandi bahisemo umugabane atazapfa kuko bahungiye mu mababa yawe. Haleluya. Haleluya. Jambo ryaravuga ngo kubaho iteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujishuka. Ngaba rero barasabye kugira ngo bizize ubwenge bwo gucika ibyaha. Bahunga ibibi. Bari bafite ingorane mu buzima bwabo. Ntabwo bari bafite icyerekezo. Ariko ijambo ryawe ribaha icyerekezo. Mwami Imana abagucumuyeho bakagwa mu byaha turabasengeye amaraso ya Yesu abuhagire bababarirwe mu izina rya Yesu. Abatarakamenya inzira yawe abo turabasengeye kugira ngo Mwami ubafate ukuboko ubayobore inzira yo gukiranuka mu izina ryawe kandi bagiriye neza ibya kera byose bishire bahindura icyaremwe gishya kugira ngo baborerwe mu bugingo mu izina rya Yesu. Urakoze Mana. Mu izina rya Yesu bafite amahoro yamuhe bahisemo neza Mana bahisemo umugabane batazagwa bahisemo ubugingo bubahe ijisho ryawe rebe neza bandika imbaraga zo gutsinda ikibi bahindure. Haleluya. Bahinduka ibyaremwe bishya ibya kera bishire amahoro yo gutsinda kamere. Haleluya. Urakoze Yesu.
mwuka wawe wera begere urakoze Mana mbaraga z'ijuru zibatwikire kugira ngo babashe kurwana neza barwana urugamba rwo gutsinda icyaha kandi ubuzima bwabo n'imibereho yabo bayikwegurire bahindura abakristo bo mu mutima kandi bashoboze guhora baribo mu bihe byose kugeza ku gupfa kandi bagukunde kuko ari wowe baje kubakunda. Turagushimiye mwami ubuzima bw'aba bantu ubuhindure Mana ubuhindure kugira ngo urugendo batangiye kuba gupfukama ahantu bazabashe kurusoza bari kumwe nawe kuko ari wowe nzira n'ukuri n'ubugingo. Nuko bakire kandi bafate ukuboko bagendeshe kugira ngo mu miyaga y'ubuzima n'imiraba y'ubuzima n'ibibazo byo mu mibereho ibyo byose mwami bakwikoreza amaganya yabo uko niwo ubitayeho kandi uzabahe kuraga ubugingo buhoraho kuko ari cyo cyakuzanye hano mu isi wemeye kwitanga urupfu rubi kugira ngo ukwizera wese azabona ubugingo. Haba rero mwami nawe ubahindura abaragwa mu bugingo wahe kubigendamo neza kugira ngo iherezo ryawe rizabe ryiza. Ndagushimiye kuko uri Imana yumva amasengesho. Ndagushimiye kuko wabonetse muri iki giterane. Ndagushimiye kuko mwami uyu ari umunyago ari imitima wireherejeho kugira ngo irya jambo ryawe risohoye kandi wavuze ngo urirahiye amavi yose azagupfukamira. Haleluya. Nayaba nayo aragupfukamiye Mana ubakire kuko uri umwami mwiza. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Bwaba ari uburwayi bwaba ari ubukene yaba ari amadeni zaba ari intambara zaba ari imanza ndagira ngo tugiye gusengera rimwe. Imana yo mu ijuru yaremye izuba ikari mu kwezi n'inyenyeri. Imana dukorera tutaryarya ifite ibisubizo. Amena. Ibyananiye abantu mushobokera Imana ibyananiranye iwanyu mu rushako aho uvuka niho washatse Imana turi kumwe ifite ibisubizo byose. Nidusenga rero wigira icyo turi ku mutima nicyo ugiye kubwira Imana ugiye kuyibwira iki ko Imana iteze amatwi ngo ikumve kandi guha umugisha. Reka dusenge. Mana y'imbabazi nyinshi, Mana y'ubutware, Mana idahinduka, Mana idapfa, Mana idasaza, tugushimire ko iyi si duhagazeho ari umubumbe wawe. Niyo waremye iyi si uravuga ngo ibeho ibaho n'ibiremwa biriho bibaho. Amafi yo mu nyanja ahita ajya mu nyanja uko akurikirana nuko ateye. Bisiga byo mu kirere bihita biguruka nk'uko n'inyoni zimeze. Urangije ureba ukwezi ureba n'izwa n'inyenyeri urangije mu muntu ureba umuyobozi wacu. Mana rero aha turi nawe urahari ntabwo uri kure yacu uri kureba bano bagabo uri hafi y'abana bagabo uri hafi y'abana babyeyi abana bakobwa n'abana bana tuhagaze hano n'udoye tuzamuye isengesho kugira ngo tuhake umugisha. Hari abayaberetse baraha bavukiye mu gahinda babyawe mu ngorane nyinshi amahitamo bari batayabona iwabo. Kubera iyo mpamvu nk'umushyitsi wabasuye iteraniro ndakumisha ahantu Mana umugisha ufata umugisha ukora umugisha wumva. Niyo mpamvu nirukanye imbaraga z'uburibwe indwara iyo ari yo yose nuko yaba yitwa n'amazina yayo n'aho bituruka byaba ari karande byaba ari ibyo mu miryango byaba ari ibitegano byaba ari ibyo mu kirere byaba ari ibyo mu mazi katika jina la Yesu tunanisha imbaraga z'abadayimoni dukubise hasi inyubako z'abatani zubatse ibyo umwanzi yaremye turabirituye dushengeye icyo mu izina rya Yesu. Turasaba umugisha Mana kububatsi ingo zenda gusenyuka turabasengera ngo zikomeye. Dusengera abasore bari hano bamuzura umwuka wera. Dusengera abakobwa bari aha n'abaduka abakozi bawe. Dusengera abagaragu bawe n'abashakazi bawe. Dusengera za korari baha umugisha Mana. Ufite ideni umwishyurire ufite umwenda umwishyurire ufite urubanza umuburanire wabuze urubyaro Mana umuha urubyaro. Abakobwa ubahe gushaka hari amaze imyaka myinshi babitegereje. Tukiva muri aya materaniro haboneka igitangaza ureba ibidasanzwe uzura ibyapfuye uzura ibyaza guhinduka ureba ubuhamya bushya ureba ibintu bishya kuri uyu musozi utanga umugisha aha hantu. Ibyo bahinze byere ibyo bakora byose byemere mu izina rya Yesu. Ndasengera ibiganza byabo
icyo bazakora cyose mazina dukumugisha urakoze bana tugushimira ibintu duhereye muri aya materaniro ibintu uremye aha hantu dukomeye amashyi menshi mwiza agasumba. Amen.